kubera ko mu gihe cy'ibyago nibwo Imana isanga uwayo, mu gihe ibintu byakomeye nibwo Imana iza. Noneho abantu bakavuga bati noneho ni Imana akorera, niho itandukanira rero n'abantu. Kandi Imana iza igihe kivuga ati jewe nta nko mfite, nta tante mfite wandengera, nta muntu n'umwe nishingikirije, nahita ku mupolisi yafasha abantu yabicaje akambwira ati wowe uri umukozi w'Imana, nuko ugenda biragusa, niyo ntwaro utwaye mu ntoki biragaragara ko utakora urugomo, komeza wigendere. Nshuti bakunzi ba Irakora TV, turabasuje cyane, amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabasuje cyane abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari inyuma yarwo, hanze yarwo, nukuri kandi tubaha n'ikaze mu ijambo ry'Imana. Ngewe ubakira ni Jean Marie. Rero imbere ya kamera za Irakora TV tuhafite umukozi w'Imana, Prophet Emerence. Andi mazina agiye kuyababwira, turamwakire cyane kuri Irakora TV kugira ngo atugezeho ubutumwa bwa Yesu. Imana imuhe umugisha. Amen. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kunyakira. Nitwe Emerence ndacyayisenga, ariko kwiranga muntu hariho Nataliya. Ndi gukunda kubibwira abantu cyane kubera impamvu. Hanyuma ndabashimiye ko mutwakire muri izi gahunda za Irakora. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana tudatinze. Tugiye gusoma mu gitabo cyo Kuva ibice 12 murongo wa 12 tugeze hepfo gatoya. Haranditse ngo kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imara n'inama z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. 13 aranditse ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze umunsi mukuru w'Iteka, mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza n'ibitegeko ry'iteka ryose. Amen. Hanyuma katwongere dusome mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 9, ibyahishuriwe Yohana ibice 9, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo mbona marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungurwa rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'urw'itanura rinini. Izuba n'ikirere byizimishwa n'uwo mwotsi, muri rwo havamo muri urwo rwobo. Mu mwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibya Scorpio zo mu isi zibasha gukora, ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi cyangwa ikintu cyose kibisi cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica keretse kubabaza amezi 6, kandi kubabaza kwazo gusa no kubabaza kwa Scorpio iri y'umuntu. Muri iyo minsi abantu bazashaka urupfu, ariko urupfu ntibazarubona na hato, kandi bazifuza gupfa, ariko urupfu ruzabahunga. Amen. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira gato nk'iminota 3, mbabwire ku imbaraga z'ikimenyetso, mbabwire agaciro k'ikimenyetso. Kera nakuriye mu cyaro, ngewe iyo twataraga ahantu nk'avoka tuzihanuye mu giti, cyangwa se tugataraho imineke, twashyiragaho ikimenyetso, hanyuma washyirundaho utwatsi, wagira gute bivuga ngo utazahibagirwa. Umunsi wagarutse uje kureba ko byahiye utazahibagirwa. Hanyuma rero nshaka kuvuga ku kimenyetso kirenze icyo, nshaka kuvuga ku kimenyetso Imana ishyiraho abantu bayo, mu bantu benshi kamenya umuntu wayo. Hanyuma mu bantu Imana ishakamo umuntu, ntago Imana yatumye abantu benshi. Niba imvuga ari gihe bitafasha abantu benshi, ariko umuntu umwe akazampesha ingororano mu ijuru. Hanyuma Bibiliya yavuze mu gitabo cyo Kuva ni ibyago 7 Imana yateje Egiputa,
cyangwa 10 ariko tugiye kuvuga ku cyago cya nyuma. Bibiliya yatubwiye ngo nuko kuri icyo cyago cya 10 ngo Imana igira Mose inama, ngiramubwira ngo genda uteranya Abisiraheli bose, ngo hanyuma babaga umwana w'intama bamurye kandi bamurye wese, ntihagire ikintu na kimwe basigaza. Hanyuma ngo amaraso ngo bajya bike neza, nzababwira igihe azagirira umumaro. Imana ishimwe. Hanyuma ngo nuko ngo igihe bivuze ngo umuntu yakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ako kanya ntabiha agaciro, ariko Imana umunsi yaje nibwo akagakiza kazagira agaciro. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo nuko ku munsi buri Imana ica muri Egiputa, ngo Imana isanga Mose, ngiramubwira ngo basange ubabwire ya maraso niba barayabitse neza, bayafate bayasige ku nkomandizo z'imiryango, ngo hanyuma ubwo nzaza nje kurimbura abana b'imfura bo muri Egiputa, ubwo Abisiraheli bazabashyizeho ikimenyetso, ngewe nzabanyuraho. Icyambere bazagira amahoro kubera icyo kimenyetso. Icya kabiri, nta cyago kizigera kibageraho mu nzu bazabarimo kubera ko hazaba hariho ikimenyetso. Hanyuma rero Bibiliya yatubwiye mu byahishuwe, iratubwira ngo nuko nyuma y'ibyo mbona marayika wa 5 avugije impanda, ishyano rya mbere baraguye, ngo nuko mbona urufunguzo ruvuye mu ijuru, hamanuka urufungura ikuzimu, ngo hahita haboneka umwobo munini, ngo muri uwo mwobo havamo umwotsi, ndetse muri uwo mwotsi havamo inzige. Bibiliya yatubwiye ngo nuko zihabwa ubushobozi nk'ubwo sikoropiyo zo mu isi zihabwa, ngo nuko zihabwa amabwiriza. Zahawe amabwiriza, ari ibintu byose bijya bihabwa amabwiriza. Urugero, hari abantu bivovotera ibigeragezo, ariko byose siko biva ku mwanzi. Hari ikigeragezo kiza gifite amabwiriza nk'icyayo Yobu yageragejwe, ariko ikigeragezo gifite amabwiriza, ikimenyetso. Ubwa mbere Imana imutanga, ngo Imana yabwiye Shitani ngo byose ndabiguhaye, rwose nakubwira icyo ugenda utwara, ariko ubugingo bwo ndakwiyamye. Bivuze ngo icyambere n'ubugingo. Hanyuma icya kabiri ngasuye bwa kabiri, ngiramubwira ngo nese ngo ko n'umubiri acyufite, ngo Imana yambwira ngo subirayo, ngo nawe utoreho nta kibazo, ariko ubugingo bwo ndabukwimye. Bibutse yuko Imana ihagarara ku bugingo kuruta amafaranga utunze. Imana ihagarara ku bugingo kurusha amaetaje. Imana ihagarara ku bugingo kurusha imyenda myiza wambaye. Imana ihagarara ku bugingo kurusha ikindi. Ngo nuko rero birangira Imana imutanze. Ariko turashimira Imana ko nyuma yo kugeragezwa Imana igaruka bundi bushyashya. Haleluya. Imana igaruka bushyashya. Yakubabaje iminsi myinshi nibyo, ariko nigaruka izakugaruka ifite imbabazi. Niko Yesaya yanditse. Iyigarutse igarukana ibintu biruta ibya mbere. Yatubabaje iminsi, ari wavuze ngo uzanyishimisha ibyishimo ngo bingana n'umubabaro, ariko nabonye yije kukuvunjira, ishyiraho n'indi shiza akababaro. Imana ndayishimiye. Hanyuma rero ngo zizahabwa gahunda yo kubabaza abantu, ariko ngo badafite ikimenyetso mu ruhanga. Bivuze ngo bazaba bafite ikimenyetso mu ruhanga. Iyo abantu bitegereje neza, nge muri corona nari mfite umwana w'imyaka w'amezi 9, hanyuma abantu barababaye nibyo, ariko nge muri corona nibwo nariye neza. Muri corona Imana yangarutseho, nibwo nasenze amasengesho menshi. Muri corona mbese Imana yankoresheje iby'ubutwari. Muri corona nakijijwe cyane. Iyo ukurikiranya abantu bari bafite ikimenyetso muri corona, usanga Imana yarabagaburiye kuruta indi minsi yose, kubera ko mu gihe cy'ibyago nibwo Imana isanga uwayo, mu gihe ibintu byakomeye nibwo Imana iza. Noneho abantu bakavuga bati noneho ni Imana akorera, niho itandukanira rero n'abantu. Kandi Imana iza igihe kivuga ati jewe nta nko mfite, nta tante mfite wandengera, nta muntu n'umwe nishingikirije, hanyuma Imana ikaza. Ariko igihe ugifite anko muri Amerika ukamuhamagara ati $100, ntago Imana yaza. Dushimiye Imana rero. Hanyuma y'ibyo byose nari mbamubwira ngo Imana yita ku bugingo. Imana ari giye guhamagara ufite ibintu byose, ariko yarangiza ikaguhombya kugira ngo utazirata ngo ngewe wampamagaranye amafaranga, ngewe wampamagaranye amazu. Ibyo byose ikabihuha. Nihanganisha n'abantu nk'abo. Hari abantu Imana yahamagaye bafite muyobozi, bafite
irangira ngo ngewe ngiye gukuraho urushingikirizo hanyuma mbatungisha ubuntu bwanjye mbahumuriza ngo nimwihangane. Nyuma y'umubabaro hari ibyishimo, nyuma y'ibyo byose hari umunezero. Hanyuma nshaka kuvuga nguki, nshaka kuvuga ngo usenge Imana ahantu hose uherereye, muntu uri unteze amatwi, muntu uzumva iki cyigisho, usenge Imana igushyiraho ikimenyetso mu ruhanga. Ubu uri muri Amerika ariko Imana niza izagusangaho ikimenyetso. Ubu uri muri Aziya ariko Imana niza izagusangaho ikimenyetso. Nituba turi mu gihugu cy'u Rwanda iwacu, tugeze muri shike mu mujyi, Imana nireba mu bantu baremye isoko imbonemo ikimenyetso, ivuga ati mu bantu mfitemo Emerence afite ikimenyetso mu ruhanga, kabone nubwo ibyago byaza we ntibyamugeraho. Nicyo ngicyo ngira ngo dusenge tubwire Imana idushyire ikimenyetso mu ruhanga. Niba uri mu ishuri, uri umunyeshuri mu banyeshuri, Imana ikuboneho ikimenyetso. Niba uri umunyamakuru mu banyamakuru, Imana ikuboneho ikimenyetso. Dushimiye Imana. Hanyuma nyuma y'ibyo, iyo ufite ikimenyetso ntabwo buba ufite. Urugero, nkiri umukobwa navaga Nyabugogo natinze nko gutaha, nabaga nambaye neza nk'umukozi w'Imana, naba mfite iyi ntwaro bita Bibiliya, abantu bayubahe nanjye ndayubaha. Nahita ku mupolisi yafasha abantu yabicaje akambwira ati wowe uri umukozi w'Imana, nuko ugenda biragusa, niyo ntwaro utwaye mu ntoki biragaragara ko utakora urugomo, komeza wigendere. Abo turi kumwe bakabicaza, byari bisobanuye iki? Ntago yari nje, ahubwo cyari ikimenyetso mu ruhanga. Kuba mvuze bino bintu ntago ari uko nirasa hashize hanjye, kuko muri iyi minsi mfite n'ikibwiriza ndi kuvuga inyuma y'umuntu hari undi kuza kutubwira ngo kera narahanuraga. Niba warahanuraga uburindi, kera ngewe narasaturaga we najyaga no kumuhima bakaba mu mwanya. Ibyo se bivuze iki? Uburi iki? Twagiye tubona abantu, nanjye ndimo wenda urugero nk'ubwo ndi kuzamuka bushyashya, kera nakoreshaga ibiterana akarere kose kakaza, ariko se ubu ndinde ndi mu ntoki wiza kutubwira ngo nari, ahubwo imirimo ya nyuma nihesha ya mbere agaciro. Hanyuma rero Imana ibagirire neza. Iyo umuntu afite ikimenyetso agerageza gukora ibyiza, avuga ati ntatukisha izina ry'Imana yanjye, ntitwara n'abantu bakambona nabi, mbese agerageza kurwanira Imana ishyaka. Rero ni muri ubwo buryo nagira ngo Imana idushyire ikimenyetso mu ruhanga. Nikureba mu bantu ikubonemo ikimenyetso. Nibona Nyarugenge yatera nirwo rusengero runini dufite muri iki gihugu muri ADPR, mu bantu ibihumbi n'ibihumbi biteraniye Nyarugenge, ivuga iti nge mfitemo abantu 10 bafite ikimenyetso. Hanyuma abandi bo sinzi aho baba bagana, kuko n'ubundi umupira utarimo abafana ntujya uryoha. Kandi mu kibuga hakeneyemo abantu 24 kuri buri ruhande, 12 niba ari 11 ntago njya nkurikirana imipira ariko ni hafi aho ngaho. Hanyuma abandi bose buzuye stade, urugero Nyamirambo n'ahandi baba ari abafana. Mu bantu rero haba harimo umuntu Imana yishimira, Imana ibaha umugisha, Imana ibampera ikimenyetso, Imana ibagirire neza. Tugiye gusenga Imana, tugibwire tuti nibyo turagukorera. Bavuga butumwa bagenzi banjye, bantu bahanuzi, muri iyi minsi Imana iri gushaka bamenye ikamubura, kubera ko nuriho nta kimenyetso. Baragira bati nubwo ahanura ariko ni umusambanyi, mbese bagushakaho imbuto bakakubura. Ariko iyo uriho ikimenyetso mu ruhanga wirinda gutukisha izina ry'Imana. Imana ikunshyireho ikimenyetso, Imana ibagirire neza. Abakobwa benshi mu gihugu no kwisi, ariko nikubona mu bakobwa ivuga iti mfite umukobwa, nibona ababyeyi ivuga iti mfite umubyeyi, mbese ubu ufite ikimenyetso mu ruhanga. Mana turagushimiye, tugushimiye kuduhaye umwanya mwiza wo kuvugira ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, rikora imirimo mu mitima y'aba bantu mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese uri bubwumve ibi bintu ushyira ikimenyetso mu ruhanga rwe, samurinde kurimburanwa n'abanyegiputa mu izina rya Yesu. Ubwo uzaza uje gutwara itorero, kandi kabone nubwo watinda ariko urupfu ntirutinze, uri gucyura abantu mu buryo butandukanye. Ndasenze kugira ngo n'ucyuye ujye umubonaho ikimenyetso, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kabone nubwo abantu batamwemera ariko wowe umwemera, ibyo ngibyo bizaduha ubugingo, bizaduheresha kwishima nubwo mu isi tubabara. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko wumvise gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen.